Odrago Idrissa, umugabo wa Ishimwe Vestina. Itariki 15 z'ukwezi kwa mbere nibwo hamenyekanye amakuru yuko Ishimwe Vestina usanzwe barizwa mu itsinda ryaririmbanamo na murumuna we Dorcas Kamikazi. Hamenyekanye inkuru yuko yamanitse inshako aho yagiye mu murenge agasezerana imbere y'amategeko n'umugabo uturuka mu gihugu cya Burkina Faso. Uwo nta wundi n'uyu Idrissa tugiye kugarukaho cyane muri iki cyegeranyo cyangwa se muri iyi nkuru twagukoreye igaruka kuri uyu mugabo Idrissa warongoye Ishimwe Vestina, tukakubwira ni muntu ki, dore ko ari umwe mu bakire 10 igihugu cya Burkina Faso gifite. Ni umugabo w'umuherwe cyane ufite amamiliyari n'amamiliyari hariya mu gihugu cya Burkina Faso, afite amakampani menshi cyane hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Ibyo byose rero nibyo tugiye kunyuriramo tukakubwira uyu mugabo, imitungo afite, amafaranga barirwamo, ndetse n'uburyo yageze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugeza ubwo yaje kuba akundiye umukobwa wacu Ishimwe Vestine. Kuri ubu ngubu rero akaba yarangije no kumubera umugabo mu mategeko kabisa. Babisinyiye barabitwereka agira ku mavideo ye mwagiye muyabona. Ubwo ndabaza abo dufatanije gushyingira hari ufite impamvu zatuma tutabashyingira? Ntawe. Ni byiza cyane. Niba ntawe rero tugiye mu mwanya mwiza, tugiye kwakira indahiro y'abageni, twibutsa yuko urahira wese azamura akaboko k'iburyo, hanyuma dufite indahiro yabugenewe. Mwebwe icyo tubasaba ntabwo ari ugufotora, ahubwo ni amashyi menshi. Moi, Odrago Idrissa, après les tirs faits à moi, les devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Ishimwe Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Odrago Idrissa umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze cyane ko atagushimiye ubwo koko birangira gutyo. Amfata akaboko hanyuma umanuke waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube, waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform, igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0743 41 94 043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. Rero uyu mugabo Idrissa ni umugabo w'umuherwe cyane komokara mu gihugu cya Burkina Faso, niho yavukiye umwaka w'1989. Kuri ubu ngubu akaba kwije imyaka 36, arusha imyaka igera kuri 14 uyu mugore we yarongoye Ishimwe Vestina. Tugiye rero kugaruka byinshi kuri uyu mugabo Idrissa Odrago. Uyu mugabo rero w'umuherwe cyane, ibyo tugiye kwibandaho amafaranga atunze, dore ko benshi nyine bagiye babyibazaho, bakiri no kubyibaza bati se uyu mugabo ni muntu ki? Uyu mugabo ko agaragara ko asa nk'umuntu ufite amafaranga menshi, nibyo koko ntago mwibeshye. Uyu mugabo ni umukire cyane uhariya mu gihugu cya Burkina Faso, igihugu gikoresha ururimi rw'igifaransa. Byose rero tugiye kubigarukaho cyane, tukubwire nuko yahuye n'uyu mukobwa wacu Ishimwe Vestina, uko bakundanye, byinshi byose ugiye kubyumvira muri iki kiganiro. Reka rero manze nongere nguhe ikaze niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, banza ukore subscribe niba ari ubwa mbere. Niba iryo jambo rigisa umutuku kandaho uyandikishe muri uyu muryango mugari w'abantu.
bose batugira icyizere kubw'inkuru zacu zicukumbuye, kubw'amakuru tukugezaho mbere y'abandi, kubw'amakuru utasanga ahandi. Bikore rero niba nawe ari ubwo usanzwe hano, turagushimiye cyane. Manigwa umugisha, ukomeze ubushyigikire, koresha kuri izi nkuru, gutera like ni support ikomeye cyane kabisa. Guys, rero uyu mugabo Idrissa ni umugabo nyine namaze kubikubwira w'umukire, ahubwo icyo tugiye kureba ni imitungo uyu mugabo yibitseho. Uyu mugabo wo mu gihugu cya Burkina Faso afite company ikomeye cyane ikora ibijyanye na transport. Ni company yitwa Sotraco, company ikora ibya transport, imwe muri company zikomeye cyane hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo rero Idrissa afitemo imigabane iri hejuru cyane rero muri iyi company ijyanye n'ingendo. Murabizi ko ibintu bya transport ari ibintu bigira amafaranga menshi. Si ibyo gusa kandi uyu mugabo Idrissa Drago afite hoteli ikomeye cyane iri mu za mbere nziza hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Ni hoteli yitwa Akavana Hotel kabisa, hoteli nziza cyane iza mu za mbere hariya mu gihugu cya Burkina Faso kabisa. Iyo hoteli rero ni uyu mugabo Idrissa warongoye Ishimwe Vestine. Mu bindi rero bikaze, mu yindi mitungo ihenze cyane uyu mugabo afite sitasiyo nayo iri mu zikomeye cyane hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Ni sitasiyo yitwa Vivo Station kabisa, itanga ibijyanye na essence kabisa, cyitwa fuel hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo rero Idrissa yo company cyangwa se iyo station, company ya station ikomeye cyane yitwa Vivo hariya mu gihugu cya Burkina Faso, niyo uyu mugabo Drago Idrissa umaze kuba umugabo wa Ishimwe Vestine kabisa. Mu zindi company rero zikomeye harimo yitwa Semafo ikora ibintu bijyanye n'ubwubatsi no gucukura amabuye y'agaciro ya hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo rero Idrissa nayo afitemo imigabane igera kuri 40% kabisa muri iyo company ikora ibijyanye n'ubwubatsi. Murabyumva ko uyu mugabo afite amafaranga menshi cyane kabisa, uyu mugabo Idrissa kabisa. Ndetse binavugwa ko uyu mugabo yegeze no kubaho umuyobozi hariya mu gihugu cya Burkina Faso kabisa. Yegeze kubaho meya w'agace kamwe hariya muri kiriya gihugu mbere yuko aza hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa. Uyu mugabo rero Idrissa akaba nkuko nabikubwiye nyine yaravutse 1989, akaba agize imyaka 36, arusha agera kuri 14 uyu mugore we Ishimwe Vestine kabisa. Guys, rero uyu mugabo uko yaje hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaje mu rwego rw'ubukerarugendo ashaka ahantu yashora imari. Nyine mwabyumvishe ko ari umunyemari, nibwo yaje ajya muri hoteli imwe hariya mu karere ka Musanze, ari naho ku ivuko ry'uyu mukobwa Ishimwe Vestine kabisa, ari naho bahuriye. Uburyo rero bahuyemo, uyu musore cyangwa se uyu mugabo yari hariya nyine mu gihugu cy'u Rwanda hano mu karere ka Musanze, yaje mu rwego rwo kureba ahantu yashora imari ze mu bijyanye n'izi business ze nakubwiye. Nibwo rero yaje kuba ajya mu karere ka Musanze. Ngira ngo murabizi ko ari akarere k'ubukerarugendo, ari akarere buri mushoramari wese nk'uyu nguyu aba yifuza kuba yaruhukiramo. Niho rero yaje guhurira n'uyu mukobwa Ishimwe Vestine binyuze kuri manager cyangwa se kushinzwe kureberera inyungu z'aba bahanzi Vestine na Dorcas, ari we Murindahabi Irene, ari nawe wabigizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo twabyita kuri ubu basigaye babyita gutanga pase. Niwe rero wahayemo pase uyu mukobwa abereye mu nshingano, cyangwa se uyu mukobwa umufata nka papa we, niwe rero waje kuba amuha pase y'uyu mugabo Idrissa, nyuma yo kuvumbura amakuru yuko uyu mugabo ari umunyemari ukomeye, ari umuherwe wa hariya mu gihugu cya Burkina Faso. MI Irene rero cyangwa se Irene rero yahise avuga ati uyu mugabo niwo ngomba kugira gute, ntabwo ngomba kumva mu nzara, ntabwo ngomba kunshinga uyu munyemari. Nibwo rero yaje kumukinira diru, barahuza, aza kuba rero amupasa, cyangwa se uko basigaye babyita nyine gutanga pase, aza kuba rero amuha amupasa uriya mwana Ishimwe Vestine. Batangira guciringa, amujyana muri hoteli zikomeye hariya mu karere ka Musanze, aramutembereza, batangira nyine
nyine guteretana niko twabyita, bateretanye igihe kigera nko ku mezi 5 bikiri ibanga rikomeye cyane. Bikekwa ko rero yaje kuba namutera inda, biranavugwa dore ko ikinyamakuru Inyarwanda cyamaze kuba cyandika ko uyu mugabo Idrissa ashobora kuba yarateye inda uyu mukobwa wacu Ishimwe Vestina. Byaba ari amahirwe kuko uyu mugabo nkuko namaze kubikubwira ni umushoramari ukomeye, ndetse no ku gihugu cyacu bishobora kugira icyo bitwinjiza nyine nk'umukwe wacu, ushobora kugira kampani zimwe na zimwe zana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishoramari kabisa igihugu kikabyungukiramo. Uyu mukwe wacu Idrissa Odrago rero ni ukumufata neza. Niyo nkuru rero ahanini nari ngamije kukubwira. Iyi mitungo y'uyu mugabo, afite amamodoka ahambaye za Rolls Royce, afite za BMW zihenze cyane, ngira ngo mu mafoto mwagiye muzibona. Ni imodoka rero z'uyu mugabo Idrissa Odrago niwe twagarukagaho. Imana iguhe umugisha. Ciao ciao, dusubira ubutaha.